iduhumuriza kuko Imana iradukunda iratwishimiye iyo twuzuye ibyondo itwishimiye itishimiye ko dufite ibyondo itwishimiye kuko turi abana bayo umuntu ukunda amasaro meza niyo byaguye mu byondo ntabwo ndeka kubisaba bikomeza kubara ubwo rero uwo ni wowe ubwo diamene mu bitangaje kuri iyi zaburi harimo ko umuririmbyi atangira avuga ko Uhoraho amuzi kugeza mu nkere z'umutima kandi agasoza asaba Imana kumumenya ngo igere mu nkere z'umutima
birumvikana ko mu gihe yatangiye asa n'utungurwa no kumenywa n'Imana, yaje gusanga kuba Imana imuzi ariyo mahirwe ye. Kumenya ko Imana ituzi kwiza mu ducogocogo tw'ubuzima niyo mahirwe yacu, dore ko ari nayo muti uvura ingeso yo kwishushanya cyangwa kubaho urimo babiri. Mbere Imana iramuzi cyane, Imana irazi kwiza mu ducogocogo kandi ashaka kwiteka aho n'ijisho ryawe riri agasohoka ati Imana nshengero ngeze mu ngero z'umutima wanjye, kubera ko nono yanyuzwe. Aha rero hari ibyishimo bikomeye. Mbere bwari ubwoba, bisoje ari ibyishimo. Bisoje ari ibyishimo kubera ko mbere yari afite akoba ko kuba Imana imugendaho hose imuriho, ariko bishoboye afite ibyishimo byo kumenywa n'Imana, ko asanga ariko urukundo rw'Imana. Yego uyu rero ni umuti. Kumenya ko Imana ikuzi ni umuti uvura indwara yo kwishushanya. Kwishushanya Ikinyarwanda byita hipokrisi nyine. Umuntu w'umuhipokrite abaho nk'umukinnyi wa filime cyangwa abakinnyi ba teatire. Muzajye sinzi ko bajya kwibwira bari guhitamo abakinnyi bazakina, barabakinisha kuvuga ati kina uri umusaza, ahita akagonga ababishyuye bishya. Kina uri umusore agahita azamuka. Igihe cyose tugambiriye guhinduka, bukuri bigutera ipfunwe. Igihe cyose tugambiriye kugira gute guhinduka. Kera habayeho umukobwa wari mwiza cyane, ariho goza rukereza abagenzi, bose bamuzi muri karitsiye, bose bamuzi. Aza kurwara ukubora amenyo, arwara kubora amenyo. Noneho atinya kujya kwa muganga kuko abantu bose baramutikiye nyine kubera ubwiza, ariho sinajya kwa muganga. Akamenya ko bwa bwiza bwanyu n'amenyo yatangiye kubona, aragobeza. Ariko nyine rimwe rirabora, irindi rirakurikira, ubona hirya byatangiye kuza, ku buryo iyo yasamaga neza atangira kuyabona, atangira kwasama buhoro, yaseka kugira ngo amenyo atagaragara. Rimwe rifatwa n'irindi rifatwa kugeza igihe yose arangiye, wa mwiza batagishoboye guseka. Ibaze umukobwa mwiza udashobora guseka rero n'ibyarangiye n'ibyo, kubera ko yatinye hakagira umenya ko nawe yamenye rwose. Ibyo bintu rero no kwishushanya, kwigaragaza ko birangira nyine bwa bwiza buhindutse ububi. Yego, nubwo umuntu yakwishushanya imbere y'abantu, Imana yo ntaho yayihungira, dore ko ngo ntawe uhisha uwahishaho. Ntawe rwose. Ibyiza rero ni ugufata icyemezo cyo kwibera mu maso y'Uhoraho, dore ko indoro y'Uhoraho itaducira imanza ahubwo itwitaho. Akaririmbo ibyo ni byo banga ry'ukwemera, kwibera mu maso y'Uhoraho, ni wowe ntore yanjye. Ibanga ry'ukwemera kwibera mu maso y'Imana. Kwibera mu maso y'Imana ni ngo kwemera kuba munsi y'itoroshi ry'Imana, kwibera munsi y'ijisho ry'Imana, kuko uvuga uti Imana ntimpungabanya, ntinkangaranya, ahubwo indeba kugira ngo inyiteho. Muri aka gace ka mbere umuririmbyi arasobanura ukuntu Imana imuzi kugira ngo igere z'umutima. Imana imuzi ubuzima bw'umubiri, ubw'umutima ndetse n'ubwawe. Uzi ko umuntu ashaka kumuvuga mu buryo butatu, ntabwo wamugabanya ngo bishoboke no kwamuvuga mu buryo butatu. Umuntu ni umubiri. Burya mu buryo bw'umubiri hari ibyo dusangiye n'ihene. Turaryaga, tuva amaraso n'ihene rwose. Si byose hari ibyo dusangiye n'ihene, n'inka, n'ingurube, ibyo dusangiye mu buryo bw'umubiri. Ariko umuntu akagira n'umutima. Umutima ni ya partie psychique, wa mutima ni w'amarangamutima, ni wo kubabara, wo kwishima, ukabamo ipfunwe, ibyo byose biba mu mutima. Ariko ukagira na roho iri mu cya gice kirimo
ugutekereza, kirimo icyerekezo cy'ubuzima, kirimo igisobanuro cy'ubuzima bwawe, iri muri roho. Ariko wavuga roho muri rusange igafata umutima, niyo roho nyine. Ibyo bijya muri mu gice kimwe, mbese muri make n'ubushobozi bwa roho buri mu gice cy'amarangamutima, ariko n'igice cyo hejuru kirimo partie intellectuelle et spirituelle. Aho ngaho niho hari igisobanuro cy'ubuzima mbere w'iki, ubuzima bwanjye buragana he, aho ngaho ese Imana turapfa iki, naracumuye, byose biri aho ngaho. Imana rero ituzi, umubiri irawuzi wose, kuva umusatsi kugeza kurwara bino rirerire, nta gitazi. Ikatumira n'amarangamutima yacu, irayazi ibyifuzo, ibyiyumviro, inzangano, ibiki byose twifitemo irabizi. Kugira ngo ariko bakwepa hanyuma ikanatumenya kuri bwa buzima bwa roho, aho twibaza ku gisobanuro cy'ubuzima bwacu, naduhobagira cyangwa se dufite iyo twerekeza, aho twibaza twishinja ko twahemutse icyaha, twarataye umutwe kubera icyaha twakoze, tutanicujije. Ibyo byose Imana irabizi. Yego, Imana iratuzira mu buzima, ku mubiri, ku mutima ndetse n'ubwami. Imana iramuzi rwose, dore ko izi n'ibitekerezo bye ndetse n'imishinga afite. Ibitekerezo ufite, imishinga ufite, Imana byose irabizi. Byose irabizi. N'imishinga ufite irabizi. Imana imuzi yicaye cyangwa ahagaze, agenda cyangwa se aryamye. Ibyo birasanzwe. Ariko hari abantu baba yicaye mu mutima agenda. Amazina yanjye nitwa Aline Manirafasha, abandi umwarimu wigisha mu ishuri ry'imyuga rya ETFO PTSS Ruhengeri, nkaba nigishamo indimi. Mu mbamutima zanjye ndetse nkurikije nuko nagendaga mbona abandi babyakira, iyi gahunda y'umwiherero yaje ari nk'igisubizo kuri twe, ku bantu benshi, ubona ko tubyishimiye cyane ko hari haciyeho iminsi iyi gahunda tutayibona. Ubwo rero twaje tubyishimiye cyane kandi dufite n'amatsiko y'uko biri bugende, kuko abenshi muri twe ari ubwa mbere, nubwo harimo n'abandi bafite experience y'umwiherero. Ni ahantu heza cyane, ukimara kuhinjira wumva ugeze muri klima igufasha gusenga. Ni ahantu hatuje, na nature yaho ubwaho yonyine igufasha kumva koko ugiye kwegerana n'Imana. Noneho rero njyewe nkimara kuhagera, muri njye mahise numva ko hari impinduka zibaye. Noneho ntangira no kubisanisha n'igihe tugezemo, cyane ko no mu rugendo twaje tuvuga amasengesho, tunarimba indirimbo zidufasha nk'abantu nyine bari baje mu mwiherero. Nkuko insanganyamatsiko nyamukuru yadufashaga kumva urukundo rw'Imana kuri twe, nkabishyira hamwe n'uburyo umusaseredoti yadufashije kuri njye, yamfashije kumva neza urukundo rw'Imana kuri njyewe, kongera kubona ko Imana kinyegereye kuruta uko nari mbizi, ndetse adufashije ndetse no kuzirikana kuri Zaburi 139, tugende kuri amuririmbyi w'iyo Zaburi kuntu yaganiraga n'Imana yibwira uburyo ki imuzi neza. Natwe rero umusaseredoti yadufashije kumva ko Imana ituzi neza kandi tugomba kunyurwa nayo nabyo, mbese tukumva ko ituzi neza kandi kutumenya kwayo ntabwo ari kugira ngo iducire imanza, ahubwo no kugira ngo idufashe. Ni umubyeyi uduhoraho ijisho kandi umubyeyi uturinda ahantu hose, kuko ijisho ryayo ntaho twarihungira. Ubwo rero tukimara kumenya ko urukundo rw'Imana ruhorana natwe, ijisho ryayo ritureba aho turi hose, bidufasha kwirinda icyaha kandi nanone bikadufasha kumva ko umubyeyi wacu atureberera. Nitwa Angelo Fabrice Kiza, nkaba ndi umwarimu mu ishuri rya ETFO PTSS. Mbere na mbere babanje kudusobanurira uru rugo duherereyemo rwa Foyer de Charité, inkomoko yarwo, igihe urugo rwatangiriye. Badusobanurira ko ari urugo
rugaragaza igisobanuro cy'urukundo cyangwa se gusogongera ku rukundo rwa Nyagasani. Murabizi ko ijambo charite ubwaryo risobanura urukundo. Nyuma rero nyuma yo kudusobanurira ibijyanye n'urukundo cyangwa se kudusobanurira inkomoko y'uru rugo, batwinjije muri teme y'umwiherero nyirizina, batusobanurira Zaburi 139 ku bijyanye no kuba umuririmbyi wa Zaburi yaramenye ko Imana imuzi, akamenya ko yamuremye, imukunda, ndetse akayisaba ko imusuzuma kugeza mu nkebe z'umutima we. Bityo rero icyo navuga ngewe by'umwihariko nasoromye muri uyu mwiherero, icya mbere ni uko kuba Imana idukunda ni iby'agaciro. Ni uko tugomba kugerageza gufungurira imitima yacu Nyagasani kugira ngo ayigarurire, ndetse tunagerageze gusogongera kuri izo mpuhwe zayo zitagereranwa. Mu gusoza nakongera nkasaba ko ubuyobozi bw'ishuri ryacu rya ETFOP TSS ni ubuyobozi bwiza butwumva, iyi gahunda yaba ngarukamwaka yahoraho kugira ngo nk'abakozi ubwo twirirwa mu kazi ka buri munsi tutabona akanya gahagije ko kwegera Imana cyangwa se ko kwegera Imana mu buryo bwihariye, twajya tuza aha ngaha, ndetse n'abandi bakozi bose batari abakristo gatolika bakabona akanya ko kwegera Imana no kuza gusogongera kuri urukundo rw'Imana batwigishije, urukundo rutagereranwa, rutagira imipaka. Ku bakozi bagenzi banjye bose muri rusange, haba mu Katolike, haba mu Rejepura, haba mu Isilamu, ndetse n'abandi bose bikurikije uko amatorero agiye atandukanye, umwiherero ni igihe cyiza cyo kwisubiramo, ukareba imigenzereze yawe yose, imivugire, imikorere, ukareba ko iri mu mujyi umwe na gahunda y'Imana kuri wowe n'umuhamagaro wawe Imana yakugeneye. Ubwo rero kuri twebwe nashishikariza buri wese kujya ashaka umwanya wo kujya yihererana n'Imana, akaganira nayo, ndetse akayisaba Roho Mutagatifu umurikira kubona aho agendera neza, ndetse n'aho agenda asimbagurika, acumbagira, kugira ngo byibuze abashe kugorora umuhamagaro we cyangwa se umubano we n'Imana, binamufasha kandi kubaho neza mu butumwa bwe, kuko niba ugororekeye Imana mu butumwa bwawe, mu kazi kawe, uzabaho neza. Bisaba ko iki gikorwa cyahoraho, ntikibe imboneka rimwe, ahubwo kikaba ikintu gihoraho, tukacyishimira, ndetse kugeza uburyo tuzajya kuko twumva ko tubikumbuye cyane rwose, cyaba igikorwa gihoraho. Muri iki kiganiro cya kabiri twagiranye n'uwadufashije mu mwiherero, ni byinshi nakuyemo, ariko nk'umwarimu cyangwa se nk'umurezi muri rusange ukorera mu ishuri rya ETFOP, ikintu cya mbere byansigiye cyangwa se ngiye kwibandaho ni ukugerageza gukorana na bagenzi banjye kugira ngo akazi kagende neza, ndetse no kugerageza kwita ku bo nshinzwe, kumvikana n'abanyeshuri. Nanone sinagenda nashimiye ubuyobozi bwa Foyer de Charite, ahangaha batwakiriye neza, ni ahantu heza mu by'ukuri ho gusabana n'Imana, ho kwiyegereza Imana, ni ahantu heza h'isengesho, batwakiriye neza, ndabashimiye cyane, kandi uko bakira abantu bazakomereza ahangaha, ndizera ko utaha nabwo nitugaruka bazatwakira neza, ndetse nabo nibifuza kuza mu rugo rwacu rwiza rwa ETFOP, nk'uko dusanga mu muco wo kwakira abantu neza, natwe tuzabakira neza. Ndabashimiye cyane. Nitwa Mukashema Rehema Patrice, nkaba ndi umuforomokazi mu ishuri rya ETFOP. Ndashimira umwepiskopi wacu wa Diyoseze ya Ruhengeri udahwema kudutegurira umwiherero kugira ngo dukomeze dutegure roho zacu, dusabane n'Imana, tugerageza gutekereza uko Yesu yatubabarijwe. Ibyo nabyo turabimushimiye. Umwepiskopi ni umubyeyi mwiza. Ikindi ndashimira ubuyobozi bw'ikigo cya ETFOP, padiri wacu, uburyo nawe adahwema kudutegurira, kuko ibyo byose bigera ku mwepiskopi binyuze no ku mubyeyi wacu tubana uko bukeye n'uko bwije, padiri wacu.
nawe turamushimiye kuko adahema kutumenyera ko tugomba kugira roho nzima n'ubuzima buzima. Twumvire umubyeyi, twumvire ubutumwa bwiza bw'i Fatima, twumvire dusenga kandi twihana kugira ngo isi yacu igire amahoro, kugira ngo isi yacu igire amahoro. nawe kandi murane. Umugisha, Data, Mwana, Roho Mutagatifu, murakoze cyane.